Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese bakunzi ba Care TV. Ndagarutse kubana namwe nk'ibisanzwe, reka dutangire twakira abantu bose aho muherereye ku mpande zose z'isi, mu buhigo byari byo byose, ndetse n'abari mu nyanja no mu birwa, turabakira mu izina rya Yesu. Ibisanzwe ngarutse ndi Mama Care, ngarutse muri cya kiganiro, ndahera ku kwihanganisha abantu bafite ibibazo by'uburwayi, ubukene, ubushomeri, intambara, akaga kose ku buryo butandukanye. Icyambere iteka mpora mbasaba ni ugukomera, ni ukwiyakira, ni ukwihangana. Icya kabiri mbasaba ni ukwizera ko ibintu atari ko bizahora, ejo Imana izarema ibyiza, nawe ukanezerwa ukagubwa neza. Uyu munsi rero ibintu ntibisanzwe kubera ko nabazaniye umuntu udasanzwe. Nzanye n'umukozi w'Imana, akaba umuhanzi, akaba umuririmbyi. Ndagira ngo dufashe tumwakire mu izina rya Yesu. Muraho Mama Esther. Amahoro y'Imana bane namwe. Turakwakiriye kuri Care TV. Tuha n'ikaze abantu bose badukurikirana ku manywa n'ijoro. Reka tugusabe utangire wibwira abantu uko wumva wakwivuga uko ariko kose. Izina nitwa Esther Niyonkwizera, abantu umuririmbyi, ndirimba indirimbo za gospel, ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana kandi zikaba zirimo n'ubuhanuzi. Yesu abamugisha. Amen. None se Esther, uri umukobwa, uri umudamu, uri mu kihe cyiciro? Oya, ndi umudamu, mfite abana bane kandi ndubatse igitanda. Imana ishimwe cyane. None turakwakiriye rero, banza wiyumve mu ikaze. Nge n'abahisemo gukurikira Care TV tuguhaye ikaze uyu munsi. Utubwiye ko uri umukozi w'Imana, ukaba umuhanzi, ukaba umuririmbyi n'umuhanzi. Turagira ngo utangire wakira abantu mu ijwi rya ikaze. Ari ururimi ruvuga ati ndakwizera mwami, ndakwizera, ndakwizera Yesu, ndakwizera, iyo wamvanye ni kure niyo ngendo zanshitsa, iyo wamvanye ni kure niyo ngendo zanshitsa, ndakwizera. Tuze twizera Yesu wenyine kuko abana b'abantu barayimba. Amen, amen. Esther, indirimbo yawe kwifashije ndetse cyane, ndagira ngo ufashe n'abana bose bahisemo kubana natwe. None Esther, uyu murimo wo kuririmba wawutangiye ryari? Uwo muhamagaro mwawiyumvishemo mute? Mwabitangiye ryari? Ibintu byo kuririmba natanguye kuririmba nkiri umwana muto, maze imyaka ndwi mu myaka 8, kuko naza nkurikira abandi abanaga muri Sunday school, bakaba bafite ikorale y'abana, nkabona abandi abana nabo bahagarara bakaririmba, nanjye nkabaja. Ahubwo bikaza bambwira ati ngufite ijwi ryiza, waza ugongaga indirimbo. Uko nuko byatanguye, ahubwo nabonye nkura ndabikora kuva icyo gihe kugeza muri kacyari. None ubu se mumaze kugira nk'indirimbo zingahe? Ese hari aho abazikunda bazibona? Yawe mfite nk'indirimbo zishika 7 kuri YouTube, ariko amavideo yabarantangiye yasigaye ari audio. Rero umuntu ashaka kureba indirimbo zaje yazirebera kuri YouTube channel nitwa Esther Niyonkwizera ya zero. N'izindi ziri. Amen. Imana ibashyigikire, zizaze zibe nyinshi. Natwe hamwe n'abakunzi ba Care TV tuzakomeza kugushyigikira no kubana nawe muri byose. None Esther, uyu murimo w'uburirimbyi mukora, mubona ari iki waba ubafasha mu buzima bwa buri munsi? Mu bisanzwe iyo ndirimbye, nubwo naba ndi mu kibazo kimeze gute, kuva mu mutima uje gufata amakaro. Icyo ni ikintu numva nyinshi ndabironka. Iyo ndirimbye numva mu mutima nkurije, merewe neza, kandi nkabona rugero rwo niyo narutanga n'abana uko byabafasha, kuko bifasha nanjye bibaza ko n'abandi byabafasha. Naho byaba ari byinshi biragoye umwana w'umuntu kubyihangana, ariko Imana, mwami Imana afata ukuboko singwe zisubira inyuma. Rero iyi ndirimbo irashobora kuhumuriza umuntu
niyo waba uri mu bibazo niyo waba uri mu ngorane ukumva yuko ati kumbe hari Imana yanshiramo imbaraga nkabandanya kuko iyo uvuze ati sinze ncika intege n'ibyo mpura nabyo mwami bana nanjye wizera Yesu gusa ntacyo waba. Amen. Ngaho habo banagamera bafite ikibazo. Sinze ncika intege n'ibyo mpura nabyo nari byinshi bigoye mwana w'umuntu kwihangana fata ukuboko mwami sinsubira iyo navuye cyane imbere mbona ibyo waneguriye fata ukuboko mwami uri umwizigirwa ndakwizera mwami ndakwizera ndakwizera Yesu ndakwizera iyo wamvanye ni kure niyo ngendo zanshitsa iyo wamvanye ni kure niyo ngendo zanshitsa ndakwizera. Amen. Mu bantu rero bafite ibibazo iyo bagiye bumva bakibuka iyo Imana yabavanye maze ukacuraba niyo uhayuja kuko ivyo Imana yagukorera ibyo byinshi n'ibiri imbere zabikora. Amen. Nanjye ndafashijwe n'urwo ruririmbo rwawe niko mu Kirundi mwebwe muvuga ngo ni ururirimbo twebwe mu Kinyarwanda tuvuga ngo ni indirimbo ariko buriya Imana ntijigirana ikibazo n'indimi ururimi rwose waba uvuga Imana irakumva. Dukomeze no guhumuriza abantu bameze nabi badukurikiye kuko twe ni Care TV no guhumuriza no kwiyegereza abantu bari mu bibazo. None Esther watubwiye ko ishyaka ryo kujya muri korali waryumvishemo ufite imyaka 8 none igitekerezo nyirizina cyo kwikorera izawe ndirimbo wakigize ryari utangira muti? Igitekerezo cyo kuririmba indirimbo zanjye ahubwo Imana yatanguye gukorana nanjye ndibaza ngeze muri 15 years old. Hari igihe n'abaryamye cyangwa ugasanga ngize akabazo hari ikintu kimbabaje ururirimbo rukanzamo. Iyo ururirimbo ruje rero narutwara muri korale nkabona ntabwo bijanye no kuri korale ahubwo numva umutima umbwira ati waruririmba wenyine nkaza ndikodinga indirimbo ariko nkazibika gutyo. Ntabwo natangiye kuri kode indirimbo ubu ngubu natangiye kuzirikode kuva 2015 rero nkaguma nkazibika kuko nari muri korarega navuga ahubwo ngira hazagera igihe numva ati mu mutima hazagera igihe nzabikora uko niko byaje gari indirimbo naronkaga ugasanga nizikorare zirabereye korare ko nagenda afata urutaro n'urundi ruririmbo numva umutima uranze nakwigisha korare barwanjye ibintu ari ibyanjye ko natanga kuza ndirimbo Imana ishimwe cyane. None mwuyu murimo wo kuririmba izihe ngorane ugiye kubona uhuriramo nazo? Ntabwo byoroshe ahubwo nzambwira n'abaririmbyi benshi bavuye mu makorare baza bagira ibibazo byinshi kuko iyo uri mu ikorare wumva ukundi korare ko ryabandanye ahubwo Imana ikaba ishaka kugukoresha mu buryo butandukanye kugira ngo abantu bagutahure. Ntabwo byoroshye uri muri groupe kanaka ya korare ariko ukaba uri ufite n'ikindi kintu Imana igushakaho yuko wakora atari mu rusengero honyine. Ino hanze hari abantu benshi bagukeneye rero intambara ziza ari nyinshi. Hari abantu bakwanga ugasanga ati support urayibuze ukabura umuntu yagusapotinga akenshi biboneka ko ari ikiguri biboneka ko ari ubwibone ubugize yuko uruba wigumuye ariko ntabwo ariko biba bimeze. Iyo Imana yakubwiye ati kora iki gikorwa uri umuririmbyi uri muri groupe kanaka cyangwa uri mu itorero kanaka ukumva abantu ntabwo bagushigikiye ahubwo haguruka ubandanye kuko Satana aca muri ba bandi nyene mukorana bakumva bagushigike. Rero amagambo aba menshi ariko icyo mpaguraje abandi abaririmbyi baba bari mu matorero cyangwa bari mu makorare ukabona abantu ntabwo bagusapotinze mu byo uri kurakora ahubwo ni ukwiriye gushyiramo intege ukabandanya. None Esther turagira ngo rero utange ihumure ku bantu baba bafite ibibazo ariko ugenda utanga ihumure nk'umuririmbyi nk'umukozi w'Imana nk'umuhanzi buri bantu mu cyiciro cyabo uragira nama ki abakobwa baba biyumva nk'umuhamagaro n'ishyaka ryo gukorera Imana mu icyo gisatu barizwamo cy'uburirimbyi? Abantu abakobwa ku bijyanye n'ibintu by'uburirimbyi ahubwo nibakora umurimo w'uburirimbyi nk'uburirimbyi nk'uko Imana yabahamagaye ntibakora umurimo w'Imana kugira ngo babonekane
kuko niyo wabikora ubikora mu mubiri hazagera igihe ukabivamo uko ubikoze uri bikora mu mubiri kugira ngo data abone yuko ndi umuririmbyi ngo data kuko ari pasiteri ngo nanjye ngo mbonekane kuko ndi umwana wa pasiteri ntabwo ijuru ari ruzajanwayo nasogo nuko ari pasiteri namba ubikora kugira ngo imisoro ikubone yuko uri mwiza namba uri umukobwa haranyumve ntibanyumve nabi uri umwana w'umukobwa ukaba uririmba kugira ngo mwitore ngo umusore mwiza niyo yazakubone ntabwo uba uri kurukorera Imana ejo wa musore nakubona azakujana mu byiwe uzabuguye ariko iyo ukoze wamuwe gukora igikorwa cy'uburirimbyi kirimo ibigeragezo byinshi abantu barakwanga abantu bakagutura mwibi amagambo menshi ariko uri umwana w'umukobwa ukwiriye guhagarara ugatanga ubuhamya kuko abakobwa b'abaririmbyi bahigwa na Satani kenshi Satani arabahiga mu buryo butandukanye ubukwiye kubuhagarariye wemwe arurimbo ruvuga ati ngo gendana nanje Yesu ruvuga ati umworo agendera mu gutungana akarusha uw'iminwa idambikanya kandi w'igifu kuko iyo uri mu gutungana kwawe abantu bazaguhamya uko utari ariko Imana nayo ikabigaragaza yuko uhayikorera mu kuri urumva ubwo rero ruvuga ati umworo agendera mu gutungana kwiwe akaruta uw'iminwa idambikanya kandi w'igifu ikindi umutima kutagira ubwenge si byiza erega ugenda yihutagiza yamwe awuca inzira icyo ngusaba mwami wa ndagusabye mwami wanje gendane na mama Esther ni ukuri ndumva Imana yarabahamagaye kandi kubahamagara ntibeshye yarizi ko muzagira umumaro mu gihe kiki mugasohora izi ndirimbo kugira ngo abagire ubuntu bwo kuzikurikirana zibafashe zibahembure zibakomeze none mwari murangije gutanga inama ku cyiciro cy'abakobwa ndagira ngo ese n'umusore waba ufite umuhamagaro cyangwa umubyeyi cyangwa umupapa bifite mu umuhamagaro nabo mubaha inama ku bijyanye n'abapapa n'ababyeyi kuko ababyeyi muri kino gihe ababyeyi si bose wavuga ati ngo uyu namucira urubanza kuko ababyeyi uko nababonye nabo bararira nabo bari mu baririra abana babo uko bari kwitwara mu murimo w'Imana nabo bari mu barira kuko uravye nta mubyeyi yanezererwa kubona ati ngo nanjye reka nitware kurya ariko hari ababyeyi nabo usanga ari ababyeyi bahambaye umwana ashaka gukorera Imana umwana ashaka kuririmba umwana ashaka kuvuga ubutumwa ariko ugasanga yamuhagazeho cyane yuko yamukonorora kugeza n'inkweto yambaye bijya umwana bikamugirira ubutsitaza nka mwana wa 18 yaba ari kararirimba ukaba uri kuramukondorora muri byose uyagera mu mwanya asha kurepeta ukaza wumva ngo wamanza gukoza amasahani ukoza ivyombo kondi buje mu kaziga imbere yuko waje kuririmba umwana ugasagashitse muri korale yatinze ntabwo kwa ya master nawe yamwemere ahita amubwira ati wowe kuko urukererwa buri gihe cyangwa ugasanga umwana yinjiye mu murimo w'uburirimbyi ntabwo ari muri korale ntabwo ari muri mwitorero ahubwo yumva yuko umurimo Imana yimuhaye muri iriya nzira ashaka yuko yawukora ariko kugira ngo yaronke support akayibura ariko ugasanga uwo mwana aronke support bikaba bigoye abavyeyi benshi bubu nabo nyine bafite ikibazo ari usanga arafite amarira ari kuririra umwana ngo agiye kuririmba kubera ari kuririmba indirimbo ikaja kuri YouTube ugasanga ari kumuririra ngo ari gukora icyaha kuko imigendere y'amadini ntabwo uri buzirikira umwana mu idini kuko Bibiliya ivuga ko atadini iriho mu ijuru niyo wazirikira umwana mu idini ngo idini yacu ntabwo badensinga ngo mbese mwana wanje ngo wagenda gusohora indirimbo densinga ngo idini yacu ngo ntabwo bambara sketi ngo bari kuririmba nose mwana wanje ngo wagenda kuririmba wambaye ijipo ngo idini yacu ngo ntabwo isokoza imishatsi ngo ntabwo imeze kuri rero manzure ko umwana akora uko Imana yamuhamagaye biriya bimenyetso byawe cyangwa biriya bitsitaza uri kuramushirira mu nzira byo kumubuza ati ngo ntaje kuririmba ngo namanza kure bino ngo ntakora imirimo yo kuririmba gatwara indirimbo kuri YouTube ngo ni icyaha ahubwo icyaha ni uri kuri gukora nk'umubyeyi umwana support kuko bari karakora kuko uriya pastor ushaka yuko umwana aba ari umuzirikira kuri uriya mu pastor na kuri uriya pastor azamutwara mu ijuru kuko pastor nawe afite abana be nawe bamunani naho gusanga bawe abari muzayuzirika
bazirikira mu itorero mune bazirikirwe hari cyangwa bazirikire mu mirimo umunsi ujya mwana iriya mpano Imana yamuhaye Satani yayinyaga kuko umurake n'uburakari bumurimo kubyumukorera kumubuza gukora umurimo uzanibazwa kuko bigenda kuko biza bigenda yakomerezaho utangeniye inama noneho basore n'abapapa abasore n'abapapa abasore ngiye ibyo nza mbona kandi abasore nabo nyine bagihanganire fe yuko ivyo mpaye mvuga nambo wowe uza kumva bitagufashe ntabwo ari ivyawe uwumva afashishwe ahinduke kuko umaze kuraba abasore ba kino gihe abenshi ari wamusanga ari mu piganiziki ubundi ukamusanga no muririmbyi ahubwo baza barwa muri iyo ntumbero ugasanga no muririmbyi afite ijwi ryiza akarikoresha mu kwega abakobwa ahubwo ntarikoreshe ngo kugira ngo ngahimbaza Imana ugasanga ari imbere ari guhimbaza ariko ari gukokota abakobwa ari gukokota bigeme mu mwanya bigeme nabo bakarwira muri yatabyo bazi emisore siyo yinjiraga mu ishengero ngo birikira ririba ari abapiga mu gitari ari abipigira isente ari kwiryohera kandi uzabamenya iyo umuntu ari kuririmbira mu mwuka uramumenya uko Bibiliya ivuga tuzabamenyera mu bwo byabo kuko ivyamwa byabo uzabibona uzaba uri muririmbyi uri kuririmba waje uraririmbye urarangije urasohotse uritaye uri wo kwinjira uraririmbye mbese namba ufite iyo nuze adoration niyo yakwinjiyemo urakoze adoration urarangije ntabwo namiga ntabwo arahera ntabwo wumvise ijambo ry'Imana ugamureba hanze asohoze yigiriye sorti nabigeme rero abasore ba kino gihe bazi uducagura namba ushaka kuba ivuguvugu bevuguvugu ushaka kuba ushushe n'ubushushe kuko iby'Imana ntabwo bikinaga uzarwa mu mporero utazi nuko nabwira abasore nabigeme nabo nza nabavuzeho bihangane murakoze kuzo ubona inama mutanze ku cyiciro cyari cyo cyose abantu bose mugerageza kubavuga ariko shingiye ku byo mwavuze harakabazo ngira ngo mbaze birashoboka ko Satani yakwinjirira mu muhamagaro w'umuntu akamugwisha cyane cyane nk'uwo muhamagaro wo kuririmba ngaho ni mutunyuriremo mu muhamagaro wo kuririmba Satani atangura kugwisha umuntu we kwete ntabwo yakwigwisha kuko uri umuntu wahamagawe uramenya ati Satani ari kunzanira bintu kugira ngo ariko iyo uri gukorana n'amaguru aca mu bantu kugira ngo wewe kuko iyo ni natanguye ko mu bwambira ati mu makorari ubu uri muri groupe kamanza avuge nko mu makorari Satani agusha umuntu gute waba uri umuririmbyi wowe ucyuhaye ukora kandi ukaba uri urabagira kwantona ukantona indirimbo neza abantu bikabafasha mu itorero abantu bikabafasha ariko Satani akaca mu nshuti yawe akavuga ati ngo mbese guriya nawe waza yantonaga indirimbo zose ngo niwazi kwantona gusa nawe regeshe ngo rikava muri uriya igiye mu bundi uwundi rikajemo rikazamo biza bivuga ati ngo bibwirwa benshi bikumva bene maze wowe rero ubikora bikazagushikaho bimaze kugushikaho ugasanga n'abantu babiri batatu gamukora n'uriya murimo nibo bamaze kubikubwira nawe ukumva yuko wabikoraga ubikorana imbaraga ko ubikora yuko uri gufasha ariko ari groupe muri gukorana bikaguca intege kuri yakuru nawe ukaza wumva ati bagwata ururimbo ngo nutere ngo bwira naka bwira uriya ngaba ari waza yantona uko nije ntabwo nabishobora ariko nubivuze ati ngo ntabwo wabishobora nuko rya jambo yakwinjiyemo yuko atabwo yukuri kwishira hejuru mu mbese ninje nza nato nagiye nyine nije mfite ijwi ryiza byaje mu bakubwira ati ngo naka ngo nuririmba haha ukumva yuko atabyo washobora Satani niko azaca intege abantu ahubwo rero nagira inama abantu baza bahura n'ibyo bintu nge nahuye nabyo kenshi ariko ntabwo byigeze bikira ibyo bacitse intege nibo biciye intege ariko nje ntabwo nacitse intege nabwo mvuga ati n'ubu nabwo ndi jenyene nzabandanya kuko uri mu ikorera ukumva amajwi akubwira ati ngo mbese ngo wewe ngo niuzi guhimba indirimbo wenyene ngo mbese uriya ngo ni nyene azi kwantona wenyene uriya ni umwuka mubi wa Satani abari karakora kuko aca mu bantu mukorana nabo akaza akaguca intege niyo wumva amagambo nkari ukumvishwe nk'iririya ryo kubwira ati mbese ngo ni wowe wenyene vuga ati ninje njenyene nyine amen kuko atari nje njenyene
Imana yari kugucamo nawe ukabikora kuko Imana impaye yambaraga nkabikora nanje ntahari biriya nakora ntabwo wabikora reka ninjye njyenyine reka mbikora ahubwo ugira imbaraga ubandana. Hari akantu mwigeze muvuga ku bijyanye n'abasore cyangwa se abakobwa Satani yabasha guca mu muhamagaro bafite nabakabagwisha urugero hari akantu mwakomejeho umukobwa akaririmba ngo yiyerekane cyangwa umusore ibintu Satani azabanyuraho gute arabanyuraho cyane akabakoresha nabi kuko nk'uko ikiringo nkanjye je nakwitanga ko example kuko ntabwo ndi inkumi ndi umugore ndubatse mfite abana ariko nabaha akarorero nk'abigeme nkanjye mfite umugore n'abana wasanga ndi kuririmba indirimbo kuri YouTube ariko ugasanga umuntu ari kumpamagara ku ruhande ngo shango ntabwo wamfasha tugakorana indirimbo ngo uririmba neza ngo dukorane indirimbo pe nawe ukibaza ati uriya muntu ari mu mwuka ukagenda ukakorana nawe indirimbo uno munsi uzakorana nawe indirimbo ejo uzakorana n'uwundi ejo ugakorana n'uwundi ugasanga waguye mu by'isi ntabwo uri kurakorera Imana ahubwo ni ryajwi ryawe riri kubashimisha bari gushaka bari kwege neza niyo wamaze kuja muri biriya byabo niho uzabubwire kuko si bose bakorera Imana abenshi babikora kugira ngo biyerekane abenshi babikora kugira ngo bironkera ama views abenshi babikora kugira ngo bironkera ama subscribe ari rero iyo kuri genda ukoreshwa n'umuntu nkuriya usanga wavuye mu ntumbero intumbero Imana yaguhamagariye wowe n'ukuri rimo atari yurimo kandi ugasanga uri kwaka amafaranga umva niho abandi benshi bari kugwira bari kwaka amafaranga bari kuguhamagara ngo naka ngo shango natembereye mu itorero iwanyu uririmba neza waza gukiyunga mu bendi yacu wagenda ukaraba bendi yonyine ari kubwira ngo wihingemo ahubwo nta nubwo bijyanye n'iby'Imana nabari gukubita imiziki gusa bagapiga umuziki neza nabaririmbye ariko wabinjiramo nta by'Imana bibarimo ni kugira ngo bamenyekane gusa rero Shetani ari kugwisha abasore benshi miliyoni ariko birashoka ko n'umukobwa yaba aririmba yaranahamagaye cyangwa umusore none uko aririmba niko amenyekana urabyumva nawe noneho Satani kaba yakoresha nk'abandi bantu abandi basore bakaza atari ukumukunda ahubwo bagira ngo bamukunda nabyo bijya bibaho bibaho cyane kiringo yuko abakobwa benshi bazi yuko iyo bakijijwe nama mbivuga kandi ndi nama ntanga example cyane kuko ibi mivugaga hazagera igihe nzabivuga igituma ndabivuga ko ndibaza Care TV turacyari kumwe nzabivuga igituma kandi hazantumira nzabivuga igituma abakobwa benshi iyo mbagiriye inama mbabwira ati muze mwirinda imisore iza mu itore si bose baza mu itore ngo nuko bakijijwe abandi baza mu itore kugira ngo binyegeze ingeso zabo ntizimenyekane ahubwo wewe ukaba warahamagawe ukaba uhaye ukora umurimo ariko nabo akaba baje hariya abana ariko nabaha akarorero nk'abigeme nkanjye mfite umugore n'abana wasanga ndi kuririmba indirimbo kuri YouTube ariko ugasanga umuntu ari kumpamagara ku ruhande ngo shango ntabwo wamfasha tugakorana indirimbo ngo uririmba neza ngo dukorane indirimbo pe nawe ukibaza ati uriya muntu ari mu mwuka ukagenda ukakorana nawe indirimbo uno munsi uzakorana nawe indirimbo ejo uzakorana n'uwundi ejo ugakorana n'uwundi ugasanga waguye mu by'isi ntabwo uri kurakorera Imana ahubwo ni ryajwi ryawe riri kubashimisha bari gushaka bari kwege neza niyo wamaze kuja muri biriya byabo niho uzabubwire kuko si bose bakorera Imana abenshi babikora kugira ngo biyerekane abenshi babikora kugira ngo bironkera ama views abenshi babikora kugira ngo bironkera ama subscribe ari rero iyo kuri genda ukoreshwa n'umuntu nkuriya usanga wavuye mu ntumbero intumbero Imana yaguhamagariye wowe n'ukuri rimo atari yurimo kandi ugasanga uri kwaka amafaranga umva niho abandi benshi bari kugwira bari kwaka amafaranga bari kuguhamagara ngo naka ngo shango natembereye mu itorero iwanyu uririmba neza waza gukiyunga mu bendi yacu wagenda ukaraba bendi yonyine ari kubwira ngo wihingemo ahubwo nta nubwo bijyanye n'iby'Imana nabari gukubita imiziki gusa bagapiga umuziki neza nabaririmbye ariko wabinjiramo nta by'Imana bibarimo ni kugira ngo bamenyekane gusa rero Shetani ari kugwisha abasore benshi miliyoni ariko birashoka ko n'umukobwa yaba aririmba yaranahamagaye cyangwa umusore
none uko aririmba ni kwamenyekana urabyumva nawe Yeah. noneho satani kaba yakoresha nk'abandi bantu abandi basore bakaza atari ukumukunda ahubwo bagira ngo bamukunda Yeah. nabyo bijya bibaho bibaho cyane kiringo yuko abakobwa benshi bazi yuko iyo bakijijwe nama mbivuga kandi nama ntanga example cyane kuko ibi mvugaga hazagera igihe nzabivuga igituma ndabivuga ko ndibaza Care TV turacyari kumwe nzabivuga igituma kandi hazantumira nzabivuga igituma abakobwa benshi iyo mbagiriye inama mbabwira ati muze mwirinda imisore iza mu itorero si bose baza mu itorero ngo nuko bakijijwe abandi baza mu itorero kugira ngo binyegeze ingeso zabo ntizimenyekane ahubwo wewe ukaba warahamagawe ukaba uhaye ukora umurimo ariko nabo akaba baje hariya ari uko bagushaka wowe uko wahagaze ukumva ati uriya musore nawe ngo ni umuririmbyi ngo nawe araririmba ngo nawe ngapiga gitare ngo nawe apiga sene ukazabaho ukumvaga uramukunze nakakubwira ngo ndagukunda nakabwira ngo nawe uramukunze imyibereho yiwe uzayimenya kuko abakobwa nabo babura ubwenge cyo kibi baza bababwira ati ngo ndagukunda sheri ngo ndagukunda mbese umuntu akorera Imana yakubwira ngo ndagukunda gute atangwa kugutwara amasorti atangwa kugutwara muri swimming atangwa kugutwara mu mamegida ahubwo amabuffet yaraje uvuye mu itorero wari wambaye neza wari wambaye agaskete akajipo nkanje n'agashati imishatsi yawe yari imeze neza ahubwo washeri wawe rero kubera muririmba hamwe kubera ari kuvugiriza senta ariho kupigira gitari akubwiye ngo nshaka guhindura uzi iyo tubwiye hanze iyo tugiye muri sorti ngo ntabwo wagenda wambaye gutyo wakaje mu rugo ashizeho perike ateyeho perike afashe ipantaro afashe akamukondawuti bagiye sorti maze rero bari abantu nk'abari nk'umwige matangura kunyobera ubu uri kutukisha itorero namba so ari pastor uri kuramutukisha ubu uri kutukisha yakorara urimo n'izina ry'Imana kuko wagera hariya abo hanze nabo bagusoma ukutani mu itorero abantu bakaba bicaye baza ati uriya mwana ni umuririmbyi Imana aririmba tugahezagira kumbe nawe afite umusore hariya nawe uriya musore nawe ngarahimbazaga Imana uriya musore afise ijwi ryiza ngo nabakunzi bagera hanze n'abafiance n'abakunzi abavyeyi batazi imiryango itazi ugasanga bigenze gutya murakoze kuri zo ubona inama mutanze ku cyiciro cyari cyo cyose abantu bose mugerageza kubavugaho ariko ushingiye ku byo mwavuze hari akabazo ngira ngo mbaze birashoboka ko satani yakwinjirira mu muhamagaro w'umuntu akamugwisha cyane cyane nk'uwo muhamagaro wo kuririmba ngaho ni mu tunyuriremo mu muhamagaro wo kuririmba satani atangura kugwisha umuntu we bwite ntabwo yakwigwisha kuko uri umuntu wahamagawe uramenya ati satani ari kunzanira bintu kugira ngo ariko iyo uri gukorana n'amaguru aca mu bantu kugira ngo wewe kuko iyo ni nko natanguye nko mu bwambere ati mu makorari ubu uri muri groupe kamanza avuge nko mu makorari satani agwisha umuntu gute waba uri umuririmbyi wowe ucyuhaye ukora kandi ukaba uri kubagira kwantona ukantona indirimbo neza abantu bikabafasha mu itorero abantu bikabafasha ariko satani akaca mu nshuti yawe akavuga ati ngo mbese guriya nawe ngo aza yantonaga indirimbo zose ngo niwazi kwantona gusa nawe rigeje ngo rikava muri uriya rigiye mu wundi uwundi rikajemo rikazamo bivuga ati ngo bibwirwa benshi bikumva bene maze wowe rero ubikora bikazagushikaho bimaze kugushikaho ugasanga n'abantu babiri batatu gamukora n'uriya murimo nibo bamaze kubikubwira nawe ukumva yuko wabikoraga ubikorana imbaraga ko ubikora yuko uri gufasha ariko ari groupe muri gukorana bikaguca intege kuri yakuru nawe ukaza wumva ati bagwa tururimbo ngo nutere ngo bwira naka bwira uriya ngaba ari wazara yantona uko nije ntabwo nabishobora ariko nubivuze ati ngo nabwo wabishobora nuko rya jambo yakwinjiyemo yuko atabwo yuko uri kwishira hejuru mu mbese ninje nza nato nagiye nyine nije nza nije mfite ijwi ryiza
byaje mu bakubwira ati ngo naka ngo nuririmba aha ukumva yuko atabyo washobora. Satani niko azaca intege abantu. Ahubwo rero nagira inama abantu baza bahura n'ibyo bintu. Njye nahuye nabyo kenshi ariko ntabwo byigeze bicika. Ibyo bacitse intege nibo biciye intege, ariko njye ntabwo nacitse intege. Nabwo mvuga ati n'ubu nabwo ndi jenyine nzabandanya, kuko uri mu ikorera ukumva amajwi akubwira ati ngo mbese ngo wewe ngo niuzi guhimba indirimbo wenyene, ngo mbese uriya ngo ni nyene azi kwantona wenyene. Uriya ni umwuka mubi wa Satani aba ariko arakora, kuko aca mu bantu mukorana nabo akaza akaguca intege. Niyo wumva amagambo nkari ukumva ijwi nk'iririya ryo kubwira ati mbese ngo ni wowe wenyene, vuga ati ni nje njenyene nyine. Amen. Kuko atari nje njenyene Imana yari kugucamo nawe ukabikora, kuko Imana impayire yambaraga nkabikora nanje ntahari biriya nakora ntabwo wabikora. Reka ninje njenyene rero reka mbikora, ahubwo ugira imbaraga ubandana. Hari akantu mwigeze muvuga ku bijyanye n'abasore na cyangwa se abakobwa, Satani yabasha guca mu muhamagaro bafite nabakabagwisha. Urugero hari akantu mwakomejeho umukobwa akaririmba ngo yiyerekane cyangwa umusore ibintu. Satani azabanyuraho gute? Arabanyuraho cyane akabakoresha nabi, kuko nk'uko ikiringo nkanjye je nakwitanga ko example, kuko ntabwo ndi inkumi, ndi umugore ndubatse mfite abana, ariko nabaha akarorero nk'abigeme nkanjye mfite umugore n'abana. Wasanga ndi kuririmba indirimbo kuri YouTube, ariko ugasanga umuntu ari kumpamagara ku ruhande ngo ntabwo wamfasha tugakorana indirimbo, ngo uririmba neza, ngo dukorane indirimbo pe. Nawe ukibaza ati uriya muntu ari mu mwuka, ukagenda ugakorana nawe indirimbo. Uno munsi uzakorana nawe indirimbo, ejo uzakorana n'uwundi, ejo ugakorana n'uwundi, ugasanga waguye mu by'isi. Ntabwo uri kurakorera Imana, ahubwo turashimye ibiganiro n'inama mutanze. Ukuri numva hari umusanzu mutanze ku bwami bw'Imana, hari umusanzu mutanze kuri uyu murimo, hari umusanzu mutanze by'umwihariko ku baririmbyi b'uburyo bwose butandukanye. Ariko murabizi ko intego yacu nka Care TV ni ukwiyegereza abantu mu buryo butandukanye bafite ibibazo bitandukanye ngo tubahumurize. Erega ni nako Yesaya yahanuye ngo ahari kurira kwararira umuntu ngo ariko ejo impundu zikavuga. None ndagira ngo ngusabe, hari abantu bafite kuri uyu munsi bafite kubabara ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye, ni byinshi ibibazo biri mwese twabirundura ngo tubimare. Ni irihe jambo ry'ihumure, na yahe magambo yabahumuriza mwabahereza ubu ngubu mu bantu bafise ibibazo? Je kenshi indirimbo zanjye kweri zigira mu bantu batabwa. Urumva wari ufite inshuti zakuvuyeho, wari ufite umugabo yakuvuyeho, wari ufite data na mama bakuvuyeho, ufite bashiki bawe, uri umugabo ufise bene wanyu bakuvuyeho. Icyo ni igihe cyane. Nubwo wowe warakoze neza ingana gute, ntuzaroregwe ngo abantu bakwishyura neza kuriya wayikoze, ahubwo zukora wigira uzayisanga imbere. Kuko na Yesu wenyine yakoze ibyiza byinshi, yarakijije abagwaye, yaratanze ibiryo, yarakoze byinshi, yarashije abantu benshi, ariko ntabwo byabujije umwana w'umuntu kumwihakana, kandi ntabwo byabujije umwana w'umuntu kuvuga ati ngo ntacyo amaze, ahubwo nibafungurire baraba, ngo nawe ni umwami w'abayuda ngo nabambwe. Bibagiwe ibyiza bamukoreye. None wowe umwana w'umuntu se ntibyagenda gute kuri bo? Uri umwana w'umuntu byagenda gute? Ahubwo ni wihangane ukomeze uramiriza urugendo, kuko umwana w'umuntu ntazagushikana. Ukwizera kwawe uguha umwami wenyine, amaso yawe uyaramirize kuri Yesu gusa, kuko ni wazi ubugingo bwacu, kuko ni wazi imibereho yacu cyane. Nubwo waba ugenda mu nzira nziza, umwana w'umuntu yagucira urubanza uko utari. Ariko icyo manza mbwira abantu benshi bari mu bibazo, nubwo uri mu buryo bumeze neza cyangwa ubunezerewe, uze wimenya yuko ibihe bihinduka. Uyu munsi waba unezerewe, ejo ukababara, ejo ukaba ubabaye, hirya y'ejo ukumva umerewe neza. Kuko ibihe bihindagurika, ahubwo ikwiriye kwicara ugashishikara ukezwa, ukicara muri Yesu wenyine, kuko niyo nshuti idahemuka. Murakoze rero, reka tubasabe rero mwongere musoreshe zimwe mu ndirimbo zanyu agace gatoya ko gukomeza no guhumuriza abo bantu bababaye. Murabizi ko tubakunda, turabishimira, tubashimiye umwanya mwari mufasha mu gukurikirana iki kiganiro. Reka umutumirwa wacu abahereze akanyuma mu kiganiro.
bakaguhinduka. Birashoboka nshuti yanjye warishije abashonje bamaze guhaga bagutera akagere. Kora ineza wigire nturorere gushimirwa. Kora ineza wigire nturorere gushimirwa. Uze wibuke umwana w'Imana Yesu, abo baramwihakanye. Bibe gute wewe umwana w'umuntu gusaberamiriza urugendo. Sawa nuko ubwo rurimbo ushaka kurubandanya ukumva rugufashije, waje kuri channel YouTube yanje ukagumviriza, wumva bikunezereye, ugaha n'abandi bose bakumva ubwo butumwa. Kandi hariho n'urundi ruvuga ati ko nanyu uvuga ati ibihe birahinduka. Ibihe birahinduka, uwashishikara ukezo ukicara muri Yesu kuko wowe niho hari amahoro. Havuga ati ibihe yelele, ibihe ku mwana w'umuntu yemwe birahinduka. Nubwo iminsi isa amezi agasa, iyo witegereje biba muri ibyo bihe yemwe ntibingana. Nubwo iminsi isa amezi agasa, iyo witegereje biba muri ibyo bihe yemwe ntibingana. Uwezwa nashishikare yezwe, maze uwandura nawe shishikara wandure. Yemuweza nkazwe, uwandura shishikara wandure. Urutaro rw'Imana rugiye kugosora, hahirwa umukristo azorucako agashimisha Imana. Uyazohabwa bugingo budashira. Uzohabwa ubugingo budashira, tuzahabwa ubugingo budashira. Kia TV dushishikare tuhezwe kandi dukorere Imana mu kwezi muhezagirwe.